Haleluya. Reka niba wageze mu nzu y'Imana usuze mugenzi wawe umubwire ngo urakunzwe. Bimubwire kandi wishimye turakunzwe. Urakunzwe. Imana ibaho umugisha. Abashyitsi mwaje kubana natwe tubahaye ikaze kuri Harvest. Harvest ni itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Ntabwo dushaka ko ibi biba imvugo, ntabwo dushaka ko biba umugani. Ndagira ngo ubisobanukirwe neza ko itorero ari umuryango, kandi uwo muryango urahera ku muryango wanjye uze ugere ku muryango wawe. Haleluya. Uyu ni umwaka ibyo bigomba kuva mu magambo ahubwo bikajya mu ki? Mu bikorwa. Kuko ari umwaka uvuga ngo tube bankore bandebero nka Gideyoni. Haleluya. Ndabona ubwiza bw'Imana buri ku bana bayo. Reka mbabwire ni byiza ko abana b'Imana ngo baterana bahuje. Haleluya. Kuko ni inshingano Imana yadusigiye. Yesu yaravuze ngo ibi mujye mubikora ngo munyibuke. Iyo duteranye cyane cyane ku cyumweru tuba twibuka ko ari umucunguzi wadupfiriye, arazuka ubariho kandi azagaruka kudutwara. Haleluya. Niyo mpamvu tuza gukomezanya no kubwirana ayo makuru. Imana ibahe umugisha. Umwaka mushya muhire. Haleluya. Aba Gideyoni bari hano bari hehe? Taka turi abantu bashaka ko bankore bandi nka Gideyoni bari hehe? Oh, haleluya. Umwaka utangira uko yabivuze, nge ntago nari ndimo serumu, nari ndi mu rugo, ariko hari uburozi twariye banyingingiye kujya gusenga. Ndavuga ati ndakurikirana amateraniro yo kuri Harvest. Aho nari ndi mu rugo nabo barasenga, nari ndi kwa pastor, ariko nababwira ati ibyo hari uburozi nariye. Bisigaye bigorana kujya guteranira ahandi mwabantu. Keretse umuntu utagenda n'utabizi cyangwa utarabaye ahandi n'umenye ibanga riri hano. Hari ahantu ujya guterana ugataha wacumuye. Kwirinda rero gucumura. Uremera ukagura amamega ugakurikira. Nibyo, uremera ukagura amamega ugakurikira da. Nukuri ujya hano umuntu agafata Bibiliya akayicurika akayicurukura, abantu akabacunda akababwira uburyo bimanuye biri kunagana, ukareba kuna abantu rwose ngo bafashijwe, ukavuga ati Imana yanjye hano hantu ndahava gute? Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye iyerekwa ritubwira ko twizera Bibiliya, tukabwiriza iki? Bibiliya, tukazamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Mugabo n'umugore bari muri korari nka John na madamu we hariya. John mukuru niwe mvuga, ntabwo ari wa wundi umuseribateri. Abaseribateri barabizi ko njya mbibasira. Noneho bagirana ikibazo mu rugo. Baje muri repetition, umugabo yari umucuranzi, umugore ati shyiramo ingoma y'igisirimba. Ati mbwira indirimba. Ndavuze ngo shyiramo ingoma y'igisirimba. Shyiramo ingoma y'igisirimba. Urumva intambara zavuye mu rugo bazizanye na hehe? No muri korari. Yego. Arangiza ati kubita mu ikorasi none atazakoze izoni ryarya ziyoberanya mu itorero gucuranga ziracuranga. Ati mukubitira mu ikorasi. Ati we yankubitiye mu rugo nanjye mukubitira mu ki? Mu ikorasi. Ntago hano dukubitira abantu mu ndirimbo cyangwa mu ikorasi cyangwa mu bubwirizo, abantu tubakubitira muri Yesu Kristo umwami w'abami. Haleluya. Inkoni z'ijambo ry'Imana tuzazemera, ariko incyuro n'iki ntago tuzabyemera. Tuzazamura izina rya Kristo mu kuramya kwacu. Niduterana tuzavuga Yesu, tuzamura izina rya Yesu. Imana ibamugisha abaje guterana. Hari mwene data ndamubonye yarasema Jeri yaravuze ngo arashaka gushima Imana, ariko nabyibagiwe. Urihangana ubwo naho ku cyumweru ntago wanyibukije nawe. Amaze iminsi afite umubyeyi urwaye, Pastor Claude yagiye kumusengera. Turashimana ko nawe yateranye natwe. Imana ibamugisha. Irumbati kandi mukomeze muhagarare neza. Na gace karimo za Nyabingi niki abantu bakorera Satani batizera Imana. Ubwo rero nabwo n'ubuhamya ko abantu bamenya ngo hari Imana ibohora. Haleluya. Reka rero dukomeze dushima Imana ku bwarega abaturutse rega mwese. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Abantu birega muzamura ibiganza turaho mwicaye. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Turi gusenga cyane ko uyu mwaka rwose uraba umwaka hari rega hagiye kuvuga ubutumwa. Haleluya. Pastor Dr. Bosco n'abaturutse Musanze namwe Imana ibahe umugisha, turabakira mu izina rya Yesu. Mwakomeze kubana natwe. Abaturutse Musanze muzamura ibiganza tureba mwicaye. Ndabona Dr. Bosco hari undi hariya na mwene data hari abarahari rwose baje. Imana ibahe umugisha mwese kandi Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire, ahantu hari ubwiza bw'Imana. Ahantu hari ubwiza bw'Imana. Keretse wakijijwe niho ubibona, ariko ahantu hari iki? Hari abaturutse mu byangabo. Oh, nabo hari idini. Nibazamura ibiganza. Ndabona pastor namubonye n'abandi. Imana ibahe umugisha namwe mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Murakunzwe kandi. Mukanya rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo mwibutse Dani yabivuze atwakira.
mu kanya saa 8 turaza kugira iteraniro ryiza dushima Imana tuyobowe n'urubyiruko rwacu, kandi araba ari umwanya kugira ngo ababyeyi, ejo tumasengesho pasa batumanya ari kwigisha yavuze ko tugomba gusabira urubyiruko rwacu kugira ngo narwo nirujya ku mashuri rube ba Gidiyoni, rube ba Nkore bagira ute bandebereho. Rero muri bimwe bakora harimo kuramya Imana, harimo kubyinira Imana, harimo kunezererwa Imana. Natwe rero turaza tubashyigikire, tunabasengera, tubasabira umugisha, ariko dufatanya nabo gushima iki Imana. Barabafite n'abandi bashyitsi nabo baraza gufatanya natwe kuramya, niyo mpamvu tubahaye ikaze kuza kuba muri ayo materaniro mu kanya saa 8 zuzuye. Nizere ko twese turaba duhari, kandi twararika n'abandi bashyitsi kugira ngo baze kuza nabo dufatanye gushima Imana. Haleluya. Uyu rero ni umwaka dufite intego, ntabwo ari ngo ni intego twahawe ngo batubwiye ngo baduhaye intego, ahubwo ni intego dufite. Ni intego yande? Ni intego yande? Ni yacu abasaruzi, twebwe twese abakristo bo muri Harvest. Intego yacu uyu mwaka, uyu ni umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Haleluya. Kubera iki? Kuko Imana yiteguye kudusubiza iki agaciro, kutugwiriza gukomera no kutwubahisha. Haleluya. Niba ufite aho kwandika byandike neza. Ririya jambo Nkore bandebereho urabona riri mu nyuguti nkuru, ni ijambo rimwe rivuga ngo nge nawe uyu mwaka tugomba guharanira ko ba Nkore bagira ute bandebereho. Turi intore z'Imana zatoranijwe n'Imana, niyo mpamvu uyu ari umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Kubera ko ari gukomeza, nuko umwaka wa 2022 hari ibihambaye Imana yakoze. Haleluya. Twarabibonye, twabibayemo. Imana yiteguye gukomeza kubikora. Imana yiteguye gukomeza kwagura insengero. Imana yiteguye gukomeza gushyingira abashyingirwa. Imana yiteguye gukomeza kwambika abantu, kubagaburira. Imana yiteguye gukomeza gukiza indwara. Imana yiteguye gukomeza kutwagura mu buryo bwose, ikora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe, kuzana abagabo n'abagore, abasore n'inkumi baje nta kindi uretse kuramya Imana no kuzamura izina ryande rya Kristo. Ibyo Imana yiteguye gukomeza kubikora, ariko nanone iradusaba ngo tube Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Turaza kureba ese uyu Gidiyoni nibiki dushaka kumwigiraho muri uyu mwaka natwe twakora. Ariko ngiye nawe turasaba ngo tube ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro. Haleluya. Hari igihe mu buzima bwawe bwa buri munsi ugenda wamburwa agaciro, abantu bakagusuzugura, bakagutuka, bakagufata uko utari, ariko Imana igiye kudusubiza agaciro kacu. Haleluya. Imana igomba kugushyira aho ukwiye, mu mwanya ukwiriye. Ntabwo tuzishyira hejuru, ahubwo ni Imana izaduha agaciro. Ikindi, Imana yiteguye kudukomereza amaboko, ibiciro nibitumbagire, ubuzima nibukomere, ariko Yesu wacu akomeye kurenza ibyo byose. Azadukomereza gukomera kwacu. Haleluya. Ikindi nuko azatwubahisha. Rero bizirikane iyi ntego y'umwaka, uyandike, uyigendane, ariko noneho ntuyandike mu magambo gusa, uyandike ku mutima wawe, ive mu magambo bijye mu ki mu bikorwa. Uyu ni umwaka wo kugira ngo nge nawe tube ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Haleluya. Rero bwira mugenzi wawe ngo niteguye kuba Nkore bandebereho. Bimubwire rwose, niteguye kuba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Gusora bimubwira, uramusore ko ari kundeba, uramugabo nako bimubwire niteguye kuba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Ubwo nawe agusubize niba nawe azabikora cyangwa niba azarebera gusa. Haleluya. Turifuza ko uyu mwaka buri wese aharanira kuba umuntu w'imbere, ujya imbere akaba Nkore bandebereho. Ngewe Pastor Joel mbe Nkore bandebereho, nere kuba umuntu ubwiriza abandi ibyo adakora, ahubwo mbwiriza ibyo nkora. Ibyo nkora bivuga ubutumwa kurenza amagambo yanjye. Turagira ngo tuve ngo reka tugane ku magambo avuga ngo afite umutuvuga ngo ni Nkore bandebereho. Turaza kwibaza ikibazo ngo ni ibiki dukwiye gukora kugira ngo tube ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Ni ibiki dusabwa gukora kugira ngo tube ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni. Twamaze kubona intego y'umwaka, kuyara umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba ba Nkore bandebereho nka Gidiyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera no kutwubahisha. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, uyu ni umwaka abashaka kwiga kuramya Imana mu kuri no mu mwuka bagomba kuza muri Harvest. Kandi ibyo ntabwo bizava mu magambo, bizava mu buzima tubayemo bwa buri munsi. Ni umwaka abantu bashaka gukorera Imana mu buryo babohotse, bayihesha icyubahiro, nta gahato, nta gusunikwa, nta kubeshwa. Bagomba kuza kubyigira muri Harvest, kandi bazabibona kuri nge nawe. Nitwe ba Gidiyoni tujye kubigaragaza. Haleluya. Ese uriteguye kuba Nkore bandebereho? Baza mugenzi wawe, uriteguye kuba Nkore bandebereho?
Oya bimubaze nyaboneka kuko ibi ntabwo ntibikiri imikino. Uriteguye kuba nkore bandebereho? Umunsi umwe habaye amarushanwa ngo yo kwamamaza amata. Abantu baraza bararushanwa, habasigaye ngo abakobwa babiri. Umukobwa umwe araza arondora amata, avuga formule akorwamo, avuga nutrition yagize, avuga byose abivimuzi, ntiyasigaza na kimwe asobanura amata icyari cyo, akamaro kayo, uko ateye, ikitandukano cy'ikivuguto n'ishyushyu, uburyo inshyushyu ariyo nziza kurenza ikivuguto, arasobanura neza. Abantu bakoma amashyi baravuga ati ugiye gukurikiraho aravuga iki? Formule yazivuze, icyo amata akora yakivuze, nutrition ziri mu mata yazivuze, intungamubiri zimo yazivuze, ntacyo yasize inyuma. Uriya ugiye kujya imbere agiye kuvuga iki? Undi ngo arajya ahagaze imbere nkuko nahagara imbere iteraniro, arababwira ati mwese muri kundeba, ati yego, timunyitegereze neza, timurebe hano imbere, mundebe, muhereke hejuru, mubanuri. Arahindukira ati murebe n'inyuma, munyitegereze, ati mundebe neza, ati ibi ni byiza by'amata, ati ibi nibyo byiza by'amata. Abagiye guhemba bahembye uw'ibyiza by'amata bigira ute? Bigaragaraho. Ntago bahembye wowe uri kuvuga amata atamugaragaraho. Uyu ni umwaka Yesu agomba kutugaragaramo. Ntago ari umwaka tuvuga Yesu. Uyu ni umwaka Yesu agomba kutugaragaramo. Uyu ni umwaka abantu bagomba kubona Yesu muri twe. Ntago ari umwaka tugomba kubwira abantu Yesu, ahubwo uyu ni umwaka abantu bakeneye kubona Yesu muri nje. Nagenda bakabona Yesu, navuga bakumva Yesu, nakora bakabona gukora kwa Yesu. Uyu ni umwaka abantu bagomba kubona Yesu muri twe. Ntago ari umwaka wo kuvuga Yesu, ahubwo ni umwaka wo kugaragaza Yesu mu mibereho yacu. Nkore bagira ute? Bandebereho. Ntago tuje gusobanura Yesu ngo yarabambwe, ngo yaravutse, ngo yarazutse. Reka bamubone mu buzima bwacu bwa buri munsi, bamubone mu mibereho yacu buri munsi, bamubone aho dutuye, aho dukorera. Reka Yesu wacu agaragare. Yesu wacu agomba kugaragara. Ntago tugomba kumuvuga gusa, ahubwo agaragare. Haleluya. Niba tubona babone Yesu, niba tubona bahebene Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo mwaba mutagize icyo bamuvuze, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru, kubera ingeso zacu babonye, imivugire yacu, imigendere yacu, imyambarire yacu, gukora kwacu, gutura kwacu, kuramya kwacu. Reka bigaragaze Yesu. Ntago ari umwaka wo kusobanura ngo Yesu ngo yaravutse, ngo Mariya yaramubyaye, ngo none Mariya n'umubyeyi uhiriwe niki. Ayo ni amateka, byarabaye, byararangiye. Uyu ni umwaka wo kwizera kwacu kugomba kugaragara ko Yesu ari hehe? Ari muri twe. Ibi nibyo byiza bya Yesu mw'abantu. Ntago ibyiza bya Yesu bivugwa, ahubwo biragaragara. Yesu agaragare muri twe. Wageze ngo arahandi nari kugira ijambo uretse muri Yesu? Ntaho. Twabo twiganye muri kaminuza, bamwe bakora muri za mize, n'abandi muri za ministeri, n'abitwaga amazina bamwe ntavuga hano, barakomeye, ariko nanjye nkomereye muri Yesu. Aho niho duhagarara tugakomera, aho niho duhagarara tukagira ijambo, ni muri Yesu. Ahandi hose ni umusenyi. Uyu ni umwaka wo nkore bandebereho. Ni ibiki tugomba kwigira kuri Gideyoni? Abacamanza ibice 17, reka tuhaso ibice 7 umurongo wa 17. Abacamanza ibice 7 umurongo wa 17. Uwo murongo kudutangira umwaka umushumba yarawudusomeye, ariko ndagira ngo tubisubiremo. Abacamanza ni ibice 7, tugende dusome ku murongo wa 17. Arababwira bati mundebereho uko ngira namwe abariko mugira, ningera ku ngabo za mbere munyitegerezeho, ibyo mubona ngira abariko namwe mugira. Uwo ni Gideyoni uri kubwira abagabo 300 yarari kumwe nabo, Imana imaze kubatoranya, bagiye ku rugamba. Ngo arababwira ati mundebereho uko ngira abariko namwe mugira ute? Mugira. Ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira abariko mugira ute? Mugira namwe. Naje gutekereza kuri iri jambo, hari ijambo arajyantse ngo munyitegererezeho. Harimo isubirajwi rerererere. Ntabwo ari munyitegereze gusa, munyitegererezeho. Buri Kinyarwanda nacyo gihe tugisuzugura tukavuga ngo ikinyarwanda kirasobanutse cyane. Kukwitegereza no kukwitegererezaho bigize ute?
biratandukanye. Iyo tukwitegereza tureba appearance gusa, ariko mu nyitegererezo biri action. Hari ibikorwa biri kugira ute, biri gukorwa, turi kukureberaho. Umva rero icyambere tugomba kwigira kuri Gideon uyu mwaka. Uyu ni umwaka ibikorwa byacu bikwiye kuvuga kurenza iki, amagambo. Uyu ni umwaka tugomba kugira ibikorwa bivuga kurenza iki, amagambo. Ibikorwa byawe nibyo bigomba kuvuga. Nkuko tumaze kubivuga, ntabwo ari umwaka wo kubwira abantu Yesu, ahubwo ni umwaka ibyo dukora bigaragaza nde, Yesu. Ese mu bucuruzi bwawe, ese mu gusenga kwawe, ese mu kuramya Imana kwawe, abantu bari kubona Yesu? Ibikorwa ukora, ese iyo ugiye gusenga, ese ugiye mu murima, ese aho utuye, mu mibanire yawe n'umugabo, ibyo bikorwa byawe ukora byose bigaragaza Yesu. Uyu ni umwaka icyambere duharanira yuko ibikorwa byacu, imirimo dukora ivuga kurenza iki, amagambo. Abantu bari twari kwa gatatu ibi nabivuzeho, yuko turi mu kinyejana abantu bafite amagambo menshi cyane ariko ibikorwa ari iki, ari zero. Imbuga nkoranyambaga birirwa ngo bari gutwika, ngo batwika, ariko umuririmbyi yaremye ngo baragowe abanyabyaha ngo bicare bazi ko bica hehe. Hari abantu bicanira umuriro, ukavuga amagambo ejo bikazakunanira kuyasiba. Uyu ntabwo ari umwaka w'amagambo, uyu ni umwaka w'iki. Ariko si n'ibikorwa byose, hoya, twe dukora ibikorwa bihesha Imana icyubahiro, dukora ibikorwa bivuga, dukora ibikorwa byamamaza Kristo. Haleluya. Ni ibikorwa byiza. Zirikana ko uyu mwaka ni umwaka wo ibyo tugomba gukora. Gideon abwira abantu ngo munyitegereze, mundebereho. Aha bari ku rugamba, usome igice cya 6 turabona uburyo ngo abamidiyani bari barembeje Abisiraheli. Abisiraheli barahingaga, bamara guhinga bakaza bagasarura, bagahinga bakaza bagasarura, bari baratesheje agaciro. Abisiraheli bariheba. Se wa Gideon waragenda arema ibigirwamana bibaka Bali na Sheri, arabyubakira, batajya gusenga ibigirwamana, bibagirwa Imana. Ariko Gideon we ngo yajyaga akora, agasekura, akajya guhisha ibyo azarya, kwa ngo nibaza kwiba nibura azabona utwagira ute, utwarya. Ibi nabyo twabonye ko ni ikintu tugomba kumwigira, tugomba kumwiga gukora no kwizigama. Ariko noneho ari muri ibyo marayika w'Imana aramubonekera, arambwira ati uraho wa munyembaraga wugize ute, uhiriwe. Gideon atsinda umunyembaraga gute? Reka mbabwire, n'igihe bikomeye, n'igihe abantu batakubona, Imana irakubona. Uyu Gideon yari umuhererezi wabo, ntago yarazwi, yarameze nka Dawidi. Yavugana na marayika avuga ngo mu muryango kwa Manase turi batoya, kandi ikindi muryango wa data ndumuhere. Ariko Imana yarizwe ari umunyembaraga. Umva, Imana iratuzi. Niyo mpamvu muri byo ngo iratuzi, izina amazina yacu iratuzi, izina amazina. Umva, niba shake niba kumenya, ariko Imana igize ute, wowe wasutse amazi hano dushaka kuba tutakumenye twebwe, ariko Imana yagize ute, yakumenye. Uwakoze isuku hariya uyu munsi barataba bati Pastor Joel yabwirije runaka yagurutse, biragoye ko utamenya ngo gahungu ihagaze hano imbere, yanarwaye wabimenya, ariko wewe utagaragaye. Nawe Imana irakuzi, nawe Imana irakuzi, nawe Imana irakuzi. Izikuru umunyembaraga, izikuru w'agaciro. Haleluya. Urwego wabuhagazemo hose. Reka mbabwire ibanga naje kuvumbura mu murimo w'Imana. Abakunze kureba umupira muzarebe, iyo ikipe yatsinze na wa wundi wari wicaye hariya kuki kuri bench ajya guserebera n'abandi cyangwa guserebera n'abandi, yambara umudari hamwe n'abandi cyangwa yambara umudari hamwe n'abandi. Hari umuzamu wa gatatu abarebye umupira akenshi yambara umudari akanabyina kurenza abandi, atarigeze akina umukino n'umwe. Bajya gushyira muri palmarès y'abatwaye imidari, nabo bakagira ute, bakamushyiramo, kubera ko yari ari mu ikipe. Haleluya. Afite umumaro no kuba mu myitozo, yaragiye mu izamu abandi bakitoza bakabasha gukina. N'umumaro yagize ute, yagize. Nta muntu utari umumaro no mu murimo w'Imana we. Mu murimo w'Imana ho rero position agazemo yose Imana irashaka kugukoresha. Uyu ni umwaka Imana ishaka ko ibikorwa byawe bivuga kurenza iki, amagambo. Icya kabiri, uyu ni umwaka aho dusaba abantu gukora ibyo natwe turi kugira ute, turi gukora. Ni umwaka dukwiye gusaba abantu gukora ibyo natwe turi gukora. Gideon avuga ngo munyitegererezeho, ntabwo avuze ngo mundebe gusa, munyitegererezeho. Ni umwaka dusaba abandi gukora ibyo natwe turi kugira ute, turi gukora. Ndashaka ko abantu baririmba, reka nanjye manze njye kuririmba. Ndashaka ko abantu baramya Imana, reka manze ndamya. Ndashaka ko abantu basenga, nanjye gusenga. Ndashaka ko abantu bitabira gahunda y'umuryango ufatizo, nanjye nagize ute, nagezeyo. Hari abakristo b'impinja hano bajya batubwira ngo nuturegeya, ujye uhura nakamye ngo nta rukundo bagira, ngo ntibansura. Urashaka bagusura, banza usura abantu weho. Wowe urashaka bagusura, banza usura abantu.
nusura Filipe azagira ikimwaro nawe agira ute? Niba adasura wo musuri. Umuntu nagutuka mbwe ati yesaguha umugisha urakoze, uzaba umukubise icy'umutwe. Ariko nagutuka ngo urambangare kananye nguhangare, nta kazi kawe. Amenyo azavamo. Kandi ikibazo nuko muzaba muri gusebya n'izina ry'Imana. Uyu ni umwaka dusaba abandi gukora ibyo natwe turi kugira ute? Turi gukora. Uyu ni umwaka ibikorwa byanjye ndi gukora bigomba kurarika abandi ati reba muze murebe imirimo Imana iri kugira ute, iri gukora, ariko bahere ku byo turi kugira ute, turi gukora. Ese ndashaka kubahisha Imana ubuzima bwanjye, reka bihere ku byo ndi gukora. Aba ari byo bivuga kurenza iki? Amagambo. Reka ibyo ndi gukora aba ari byo nsaba abandi kugira ute. Ndashaka ko abandi bakizwa, reka nanjye manze nkizwe. Ndashaka ko abandi bakiranuka, reka nanjye nkiranuke. Ndashaka ko abandi bagira urukundo, reka manze ngira urukundo. Narababwiye ngo niba ushaka kwemeza abantu uyu mwaka, niba ushaka kwirata ku bantu uyu mwaka, ubiriratire ikintu kimwe gusa. Iki? Urukundo. Urashaka kwemeza umuntu, mwemeze mu rukundo. Ariko nk'ubu rwose umuntu wamukubitira mu rukundo ukamwishyura nk'umwaka wose kode, wabugize neza. Ukirinda gusa kugenda hara ubivuga wikoma mu gatuza ngo namwishyure. Ngo ninjye wamwishyure nanone ububyishe. Wogenda nushaka kubikora no mwibanga. Nushaka kubikora no mwibanga. Ariko wahura ba wemeje umuntu. Ariko ibintu by'amagambo oya. Ibikorwa reka bivuge kurenza iki? Amagambo. Njya mbabara urwo rukero nkunze kurutanga mu gaseka. Umusinzi ajya mu kabari, undi akaza yamanjiriwe. Uwundi ufite udufaranga umva wambwawe nubwo urimbwa baguha icupa. Wangura ati uri umuntu w'umugabo urakoze rwose, niba ari imbe ndisome rwose urakoze. Iryo cupa akarifata nezerewe, amukora no muki no mu kiganza. Umurokorere kuzibesha mutuke gutyo, mureta mwirikana hehe? Ngo nje bamvuze ngo yanutse ngo yagize ute? Ibaza abapagani. Yesu yarabwiye ngo abana b'isi bagira ubwenge kubw'ingoma yabo, kubw'ingoma yabo n'abanyabwenge. Nubwo ari umusinzi, nubwo ari mu bibi, baramututse ntabwo arebye igitutsi, yirebeye icupa bagize ute? Amaso yari ku cy'ingenzi. None wo muntu kaza ngo ngewe ndashima Imana ngo ninjye bakuburiraga imyenda. Icyo gihe niyo situation wari urimo. Wari mu gihe abandi bagomba kwambara bakaguha. Wagombye no gushima Imana ko wabonye n'abagize ute? N'abakwambika. Wagombye kubishimira Imana uretse ubujiji n'ubupagani. Wagombye bati Imana no muri cyagiye cy'ubukene bwanjye warigaragaje, umereza abavandimwe barangaburira, warigaje baranyambika, warigaragaje Imana. Wagombye gushima Imana gutyo. Iryo niyo shimwe ry'umukristo nyamukristo uzirikana. Reka mbabwire, Imana yacu ni Imana mu misozi, ni Imana hehe yo mibaya, ni Imana turi mu mwijima, ni Imana turi mu bikomeye, ni Imana turi mu bukene no mu gahinda. Imana ni iki? Barababeshye. Ntabwo Imana izaba Imana ariko wambaye, ntabwo Imana izaba Imana ariko ugenda mu modoka, ntabwo Imana izaba Imana ariko utunze. Imana ni Imana utunze udatunze, Imana ni Imana. Ntabwo Imana ihindurwa natwe, ntabwo Imana ihindurwa na situation zacu. Imana ni Imana. Haleluya. Iyo niyo Mana twizera, iyo niyo Mana tubwiriza. Ni ya Mana izaba Imana. Ngiye Pastor Joe ntariye irakomeza yitwa iki? Imana. Ibindi turimo ni ibintu by'amarangamutima. Ntabwo Imana ikangwa ngo Mana ngo ngewe ngo nutangwa reka ndakuva uyiveho ibabaresi ihombe ikizi. Oya, kuva ku Mana kwawe bihombye Imana iki? Bibiliya ngo turabo yaremye iremeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Ntabwo yaturemeye kuza kuyirataho amarangamutima yacu. Yaravuze ngo nafata n'amabuye nkayahindura baramya akagira ute? Akandana. Ntabwo Imana ibuza abayiramye. Niyo mpamvu yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo twe tuyiramye, tuheshe icyubahiro. Uyu ni umwaka ibikorwa byacu bigomba kuzamura izina rya Kristo. Haleluya. Ibyo nibyo tugomba kwiga. Icya gatatu turajya muri Timoteyo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo n'urwa mbere, ibice 4 umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 12. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubw'icyitegererezo cy'ibyiza, ub'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Ndasubiramo. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kukwizera no ku mutima ugize ute? Uboneye. Pawulo yandikira Timoteyo umwana we yabyaje ubutumwa. Twafashe umwanya wo kwiga igitabo cya Timoteyo
tubona neza ko Paulo yitaga Timoteyo ngo ni umwana we nyakuri, kuko yari umwana yabyaje ubutumwa, uzi yerekwa rye, ugendera mu murongo we, kandi uri gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Arangije amusiga muri Efeso, yo itoryo muri Efeso, ariko akiri umusore. Umwuka w'ubusambanyi n'ubuhehesi wabaye kuva na kera, agasuzuguro kabe kuva na kera, kuko naho yamwandikiye hepfo tuzabira naravuga ngo uhungirari rya gisore. Ariko noneho hano aramubwira ngo ntakagira uhinyura, ntakagira ugusuzugura, agendeye ko uri muto, agendeye ko udakomeye, agendeye ko udakuze, ahubwo weho ube icyitegererezo cy'abizera, ube intanga rugero, ube nkore bagira ute. Ndagira ngo ntihakagira uhunyura ubukristo bwacu, ntihakagira uhunyura ubwavese bwacu, ahubwo muri byose tube icyitegererezo cyiza. Bazatuvuga, ariko mureke nibavuga bazamware bamwajwe n'imirimo yacu myiza. Tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga no mu ngeso zacu. Uyu ni umwaka kugira ngo duharane ko tuba icyitegererezo mu byo tuvuga no mu ngeso zacu, kugira ngo abandi batwigireho. Icyo ni ikintu cya gatatu tugomba kuzirikana muri uyu mwaka, kugira ngo tube Nkorenezabandebereho nka Gideyoni, ni ukuba icyitegererezo mu byo tuvuga, mu ngeso zacu nziza, kugira ngo abandi bagire ute, batwigireho. Icya mbere kigora abantu, Yakobo yacyanditse aravuga ngo ururimi ni akanyama gato, ariko ngo kirarira ibigize ute, ibikomeye, ngo rugira ubusabwe burenze ubw'inzoka, ngo ni agashashi gashobora gutwika ishyamba ryose. Ururimi turushimisha Imana, ariko twaruvumisha n'abandi Imana yagize ute, yaremwe. Ndagira ngo aka kanya mvuge ngo niba uri hano wari warabaswe n'amagambo, kwirirwa uvuga abandi, wataramye abandi, Imana ikubature, ikubohore amagambo. Uyu si umwaka wo kuvuga abandi, si umwaka wo kwirirwa ducyurira abandi, uyu si umwaka wo kunegura abandi, uyu ni umwaka wo kuvuga Kristo. Uyu ni umwaka wo Kristo agomba kugaragara mu mirimo no mu mibereho yacu ya buri munsi. Ni umwaka wo kugabanya amagambo, akariro gake na feri mu byo tuvuga, ahubwo twongeze volume y'ibyo tugira ute, dukora. Ni umwaka kugira ngo amagambo amanuke abe make, ahubwo ibikorwa bigira ute, bizamuka, abaryo bigaragara, bifatika, bivuge. Niyo mpamvu Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ube icyitegererezo cyiza mu byo ugira ute, mu byo uvuga. Mw'abakristo mwe, mureke turinde ibyo tuvuga, mureke turinde ibyo uvuga. Mpora ntanga umuti. Niba umuntu aje kukubwira mugenzi wawe, niba umuntu aje kunegura mugenzi wawe, mubwira buretse ukiri hano, reka tumuhamagare nawe aze ubivuge, uraba umufashije. Ibyo urukumbwira ngo bakubwiye, reka wabikubwiye n'uwo yavuze mbahuze, noneho bisubiremo n'abagize ute. Niba atabyemeye mubwira ati rero wigira ibyo umbwire, ibyo bireke. Ibyo uje kumbwira runaka, yego uremera ko umuvuga n'abagize ute, ahari, yego umuhamagare. Niba adahari, ayo ni amagambo namanjwe, nta mwanya mfite wo gutayo kuyumva, bireke. Ahubwo ihane mwene data. Tubaye abanyakuri, tukabwiza bene data ukuri, amagambo yacika, tugahereza Kristo agaciro, tukubahisha umwami w'abantu. Ingeso zacu, aho dukorera, mu myambarire, mu migendere, mu mibanire yacu, mureke ingeso zacu zibe ingeso nziza z'abana b'Imana. Ese aho dutuye batuzi nk'abandi, ba nyirantambara bagashoza ntambara, mureke twebwe niba bashaka abantu bazana amahoro. Yesu avuga abahiriwe muri Mateyo 5, yavuze ngo hahirwa abakiranura, muri make abunga abandi, abahuza abandi. Turashaka ngo twege abakristo muri kuba ba Nkorenezabandebereho mu muryango, nibagira amatiku, nibagira amakimbirane, baguhamagare uje kuyakemura. Bere kuguhamagara, ahubwo bere guteranya inama, baje gukemura intambara wagize ute, wateje. Oya, ntago uri umusaruzi, ntago uri umukristo, ntago uri kubahisha Imana. Reka mbabwire, mwiyerekwa na havese tugenderaho nuguhesha Imana icyubahiro. Bivuze ngo ntago twebwe dutinya umushumba, dutinya abapasiteri, dutinya abayobozi ba korari, ahubwo dutinya iki, Imana. Bityo rero aho abapasiteri batari, aho abayobozi ba korari batari, aho abanyarugwiro n'abakuru b'itoro batari, Imana yagize ute, irahari. Niyo mpamvu rero twe twihesha icyubahiro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya. Niyo mpamvu ingeso zanjye nawe ntago dukera abapolisi. Hari ahantu ujya mu matora ugasanga bashyize abantu bameze nk'abapolisi bo kwirirwa bacunga umuntu yakoze icyaha, ukagira bafite na liste yo kwandika ibyaha umuntu yagize ute. Abo bapolisi hano muri Harvest ntabo tugira. Umupolisi wa mbere dufite n'umwuka wera, aho turi hose abagize ute, abahari. Ariko nanone muri Harvest ntago dufite umwuka wa Kayini. Kayini navuze ngo ntago ndi umurinzi wa mwene data. Muri Harvest nanone iyo mwene so yakosheje amamagana ngwino hano, ngwino no Philippe, ngwino hano, umva ibi wakoze ntago ari iki, ntago ari byo. Ntago intambwe yambere kwirirwa kwa Pastor Yoweri, Philippe mwamuhaye na kitari soro asigaye acuranga, kandi dore njyewe nuza nzahita nkubwira ati subirayo ujye kubwira nde.
manza wicara nawe. Ijambo ry'Imana ngo umugenzi wawe nagira ute, nakosa ugira ute, umusange umuhugure. Niyakunanira mugende muri bangahe, babiri. Nabananira mubone mu mutezi iki, itorero rimuhane. Naryo nananirwa ngo ntago hari ibintu mu matora bagira ngo guca umuntu ngo kugira, ntago twahamagare guca abantu, ahubwo twahamagare gufata uwo muntu tumufata nk'umupagani. Kumufata nk'umupagani bivuze ngo twongera kumusubiza ku gici, kumwigisha bundi bushya. Umupagani tumwigisha bundi bushya, turongera tukamutangiza. Umuntu uzarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene ni Kristo wenyine, ni Kristo wenyine. Cyangwa ukoze n'ubu umusambanyi ukaba umusinzi rwimbi, tuzagushyira mu Kristo usanzwe, ntabwo uzahagarara imbere ngo urimbe cyangwa ubwirize. Ariko ntabwo tuzakubwira ngo ntukaze mu rusengero. Uzaza mu rusengero tukubwirize kugeza igihe wongeye kugira ute, kwihana. Iwo niyo Kristo turi gukorera. Uyu ni umwaka ruvuga ngo ibyo tuvuga, ingeso zacu zihinduke izizana abantu kuri Kristo. Haleluya. Ntabwo uyu mwaka ari umwaka wo gukora umurimo wo kwihangana. Ejo batumanye babisubiyemo, nibyo ni byiza, biratse ngo twihanganirane. Ariko yaratubwiye ngo ntabwo ngomba kuba uwo bihanganira. Hari abagira imvugo ngo njye niko nabaye di, ngo mujye mumfata gutyo, ngo njye niko nteye. Uteye nabi, uteye nabi. Iyo ugeze mu bandi wemera gupondwa na Yesu. Reka mbabwire icyo nkundira Yesu. Yesu iyo wamugezeho aravuga ngo munyure mu nzira igize ute, ifunganye. Uza wikoreye inarige, wikoreye ibyubahiro, wikoreye uriwe, ukugera muri ya nzira agukanda bivaho, agukanda bivaho, ugasigara uvuga ngo Yesu we wangiriye neza. Haleluya. Ugasigara uvuga Yesu gusa, utagira ngo ngende umugabo, wagende umugabo muri urugo ntukansuzugure. Umugabo ni Kristo, umugabo ni Kristo. Niba ushaka ngo n'umugore akubahe, reka Kristo agaragare hehe, muri wowe. Reka Kristo agaragare muri wowe. Wa mugore wivuga ngo baragusuzugura ngo umugabo ntakuba, reka ingeso zawe zibe nk'ingeso z'itorero, ukiranuke, umugabo azagukunda. Haleluya. Ntago uyu mwaka ari umwaka wo kugira ingeso zirukana abantu, ni umwaka wo kugira ingeso zizana abantu kuri nde, kuri Yesu. Aho nahemutse, niba navuze nabi, nkaca bugufi ngasaba iki, imbabazi. Nicyo Yesu tumukundira. Reka mbabwire, Yesu ntabwo ameze nkatwe, ntabwo ameze nkatwe. Yesu we iyo dukosheje, iyo tugenze nabi tukamugarukira, ahora ateze amaboko aratwemera akatwakira. Ariko uzumva umuntu ngo njye sinamubabarira, ngo niyo yabigenza gute. Ijambo ry'Imana ngo nutababarira nawe ntuzagira ute, ntuzababarirwa. Uyu ni umwaka rero, reka mbabwire, hari abaduhemukira. Kandi ahantu hambere abantu baduhemukira ni mu magambo. Bamvuze, reka nkubwire, witakaza umwanya ngo bakuvuze. Wiba uruhinja mu gakiza. Niba baravuze Yesu bakamutuka, bakavuga ngo n'umutware w'abadayimoni, ngo wowe uri igiki kizatuma batagira ute, batakuvuga. Bazatuvuga, ariko mureke ibyo batuvugaho bibe bitagize ute, bitaturiho. Bazamwara, ariko birivuga. Nibavuga ibitaturiho bazamwara. Ejo nababwiye ngo niba bakuvuza ibirukuri wirakara, cya bugufi usaba iki, imbabazi. Kuko ni ukuri, ihane. Dora tubivuga, hano ni kwa muganga, ni mu bitaro, ntabwo twagera mu ijuru. Ushaka gukora icyaha, ushaka gukosa, wikwihagarara usaba iki, imbabazi. Bene data bakubabarire, n'Imana igira ute, ikubabarire. Abantu basigaye bihunga, abantu bakajya mu misozi ngo bagiye gusenga, ngo bagiye kwatura. Umuntu arasambana, ariba, agakora ibyaha, yajya kwatura ngo agiye kwihana, akajya kwisha ngo mu iriba rya Yakobo, ngo mu ishyamba, ngo niyo agiye kwaturira. Ijambo ry'Imana ngo mwaturane ibyaha. Ninjye wahemukiye, ninjye wavuze ngo ino usanga unsaba iki, imbabazi. Uko niko kwatura. Kwirirwa uri kujya kwishahisha iriya hirya ngo wagiye ngo kwihana. Oya, niba ufite ingeso mbi, warahemukiye mwene data, wirirwa umuvuga umutaranga, musanga umusaba iki, imbabazi. Niyo mpamvu Yesu aravuze ngo nujya no gutanga ituro ryawe, ukibuka ko ufite ikibazo nande na mwene so, usiga ituro ryawe aho. Uzi ko impamvu yaguye ngo urisige, bakoraga urugendo bagiye Yerusalemu. Urarisiga usubire i Kigali, ujye kwikiranura, uzongera uko urugendo rwo kugira ute, rwo kugaruka gutanga ryaturo. Wumve kuntu kwatura no kwihana no kwikana mugenzi wawe Imana ibiha agaciro. Aho gutega wiru kujya mu misozi, tega wiru kujya gushaka wagize ute, wahemukiye, umusaba imbabazi. Kuko uyu ni umwaka wo tugabanya amagambo, ibikorwa bikiyongera. Uyu ni umwaka ingeso zacu, imibereho yacu ya buri munsi igomba kuba icyitegerezo cyiza. Abakristo turasabwa kuba icyitegerezo mu byo tuvuga no mu ngeso zacu, kugira ngo abandi bagire ute, batwigireho. Ese wakwigiraho, yakwigira kuvuga neza, yakwigira kugwa neza, yakwigira kugira neza, yakwigira iki. Icyakane tugomba kwigira muri aya magambo turi gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ni ukurangwa n'urukundo, kwizera no gukiranuka muri byose. Kurangwa n'urukundo, kwizera no gukiranuka muri byose. Paulo aramubwira ati,
hari kuri 12 no twasomye ibice mu rwandiko rwa mbere. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima ugize ute uboneye. Umutima uboneye bivuze gukiranuka, bivuze kuba nta cyaha, bivuze kuba utishinja ibibi. Uyu ni umwaka dusabwa kugira ngo abakristo, abasaruzi turangwe no kugira urukundo. Ijambo ry'Imana rivuga urukundo, ngo urukundo rurihangana, urukundo rurababarira, urukundo rugira neza, urukundo ntirwifuza ikibi kuki ku bandi, urukundo ntirwirarira, ntirwishakira indamu. Haleluya. Ahubwo ngo rubabarira byose, rwiringira byose, kandi udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Tukongeraho yuko urukundo dukunda Imana arirwo rukundo tugomba gukunda iki? Abantu. Nuvuga ngo itegeko risumba yandi avuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga zawe, nurangiza ukunde mugenzi wawe kugira ute. Nkunze kubwira abakristo, iyo wikunze wakira Kristo mwami n'iki n'umukiza, ukabukije ubugingo bwawe, warangiza akaguhuza n'abandi. Haleluya. Nicyo umusaraba uvuze. Igiti gihagaze gisobanura ko tunzwe n'iki? N'Imana. Igiti gitambitse Yesu yatunze na bagenzi bacu. Haleluya. Nta mpamvu yo kubaho ngo ngiye ngo urango n'umwanzi wanjye. Nta mwanzi dufite uretse Satani. Abandi bose bitwa ko ari abanzi bacu, abo ijambo ry'Imana rivuga ngo tubakunde kandi tubasabire, tubagirire neza, nibasonza tubagaburire, nibambara ubusa tubambike, kuko tuzaba turi kuneshesha ikibi icyiza. Uyu ni umwaka tugomba kurangwa n'urukundo, apana urukundo rwo mu magambo. Mu muryango fatizo niba umuntu arimo, reka umuntu ugira urukundo. Witegereza ngo bateranye umuryango fatizo ngo kuki urategeza ngo bamaze babwiye ngo dufite umuntu warwaye, buwa mbere mu kugira ute? Mu kumusura. Buwa mbere mu kumenya ngo mwene so ariko afite ikibazo, simeruka kumubona, reka ngiye kumusura. Witegereza ngo babikubwire, ahubwo buwa mbere mu kugaragaza urukundo mu bikorwa. Ntabwo ari umwaka kuvuga ngo ndagukunda, ni umwaka wo kugaragaza ko ukunda umuntu. Ibyo bya ndagukunda ni ku munwa. Niba unkunda reka bigaragarire mu ki? Mu bikorwa. Wamusuye, wamugira inama, wamufashije, ibyo nibyo bizagaragaza ko mukundana. Yakobo ndamukunda cyane, agira theologie ari pratique. Aravuga ngo mwene so naza akakubwira ngo arashonje, waraza batereka ngo usengere. Rero reka ngusengere, Mana ndasenze umugire neza, ugaburira ibishwi n'ibikona, none Mana nawe umugaburire. Ngaho genda mwene data, urakoze Imana ikugaburire. Iryo sengesho ni ubupagani. John nusengera umuntu uramusenga ati Mana rero mu kiro wampaye reka uyu muntu umuhereze inusu cyangwa icyo gihumbi. Iryo niryo sengesho Imana igira ute? Ishaka. Urwo nirwo rukundo Imana ishaka. Rwa rukundo rw'abarokore ngo turabisengera, ubwo n'uburyarya. Urukundo nyarwo, ufite ikibazo reka tugikemure, reka ubushobozi mfite n'ubu, mfite ikiro kimwe, mfite inusu, reka tuyigabane, nawe ugenda urebe ko wagira icyo urarira. Urwo nirwo rukundo Imana igira ute? Ishaka. Naho amagambo hoya, uyu ni umwaka tugomba gukiranuka muri byose. Hari byinshi tugomba gukiranuka, ariko ndagira ngo ndebe nk'ibintu bitatu tugomba kugaragaza gukiranukamo nk'abasaruzi. Niba usengera muri Harvest Bible Fellowship Rwanda, Mahoko n'ahandi, ndagira ngo uyu mwaka uharanire ko ugomba gukiranuka mu kwitabira gahunda z'itorero, gukoresha impano zawe mu murimo w'Imana. Uyu ni umwaka ugomba guharanira kwitabira gahunda z'itorero no gukoresha impano zawe mu murimo w'Imana. Mukanya tugiye kwakira bizera bashya. Iyo tubakira n'ejo ndi kubasobanurira mu ndahiro barahira yuko bemeye ko babaye urugingo rw'itorero, kandi ko biteguye gukoresha impano zabo n'ubutunzi bwabo n'igihe cyabo ku murimo w'Imana, bahesha Imana icyubahiro. Uyu ni umwaka rero batagomba kwinginga umuntu ngo ajye muri nibature, batagomba kwinginga umuntu ngo ajye ngo mu muryango fatizo n'ahandi. Kubera iki? Ejo twasomye imirimo ya kamere mu Magalatiya 5, umanutse usomye hepfo kuri za 13 ukamanuka, twaje gusanga yuko mu mirimo ya kamere harimo kwirema ibice. Umuntu utabana n'abandi, udaterana hamwe n'abandi, akigira wa wundi wo guterana ku cyumweru gusa, atagira ndahura n'abandi, uwo aracyari muri kamere. Ni ikimenyetso ko akiri wa kamere, kuko umuntu ubana n'abandi mu bintu 7 biranditse biranga umukristo ukuze, nuko agomba kugira umuryango ufasha agira ute? Abarizwamo. Hari ahantu agomba kubarizwa, bamuzi, bamusobanukiwe, yagira ikibazo cyangwa abandi bagira ikibazo, akaba urugingo rukora, naba akarege agacundeba ku cyumweru gusa. Hari abakristo basigara abakristo ku cyumweru gusa, ahandi hose ntuzamubona, ariko ku cyumweru azaboneka nta kibazo. Ntabwo tuzabirukana, nabo ni abacu.
ariko tugomba kumufasha gukura, tugomba kumufata kugira ute gukura, nawe akagira ahantu agaragara, kuko nabyo ni ugukiranuka. Uwitandukanya n'abandi abafite yagira ute yishinje, hari ibindi ararikiye. Ntabwo tugomba kwitandukana n'abandi. Mu badamu abanyamurava baraterana kwa kane, ese wewe ubonekamo? Niba uri umugabo uri hano, abagabo ijambo ry'Imana rivuga ngo tuyoboye ingo nk'abazazibazwa, ugasanga umugabo amaze umwaka atazi niba umugore witabira gahunda z'iki z'abadamu, yaboneka ufite ikibazo mu ijoro, mu gihe uzabazwa nabyo uzabibazwa. Mushishikarize ko nawe agomba kujya guterana hamwe n'iki n'abandi. Ni ijambo ry'Imana. N'urubyiruko rwateranye, wa rubyiruko ese uri kumwe n'abandi? Muri korali bavuga ngo turepete iyi saha, reka twahirize isaha. Muri bimwe twahisemo ko bigomba kuturanga muri harvest, nuko tugomba no gukoresha n'ubutunzi bwacu ku murimo w'iki w'Imana. Mugo tugomba gukiranuka, ubutunzi bwacu bugakorera Imana. Hari indirimbo tujya turimo mu gitabo, ariko sinzi namwe niba mubyemerera, avuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Urumva nk'iyi ndirimbo abantu bayiririmba atari benshi cyane. Kubera ko bayiririmba atari benshi cyane, ni ukubera ko kuvuga ngo ibyo ntunze nanjye iki ni ibyande. Ariko si mu buzima bwacu koko niko biri. Ibyo ntunze ni iby'umucunguzi, niwe nshyira imbere. Ubutunzi bwanjye buri ku murimo w'Imana. Hari abantu bihaye Yesu, ariko ubutunzi bwabo babuhereza Satani. Ntabwo ariko bimeze. Tugomba kwiha Yesu n'ibyacu byose twabihande Yesu. Ubutunzi bwanjye buri ku murimo w'Imana. Ese ndi gukorera Imana? Uyu ni umwaka tugomba gukiranuka mu maturo, ni umwaka tugomba gukiranuka mu cyacumi, ni umwaka tugomba gukiranuka mu gufasha abandi. Ijambo riravuga ngo nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe mugira ute muransura, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika. Ibyo ni by'Imana izatugorera. Agakiza ni ubuntu, ariko kugira ngo ijuru tuzaherekezwa n'imirimo twagize ute twakoze. Muri iyo mirimo rero tugomba gukiranuka dukoresha ubutunzi bwacu mu murimo w'Imana ku buryo bwagutse. Uyu ni umwaka aho za korali zigomba kugura ibyuma byo kujya kuvuga ubutumwa. Ni bande bazabigiramo uruhare? Ni twebwe twese, kuko ubutunzi bwacu bugomba gukorera iki Imana. Uyu ni umwaka Imana igomba kudukoresha ibihambaye. Rega igatangira, amatorero agatangira, hirya no hino insengero zikubakwa. Ibyo byose bizakorwa n'ubutunzi bw'abande bwacu, ni ubwacu. Babanirwa bavuga ngo abazungu ba mbere ni twebwe. Igihe bigomba guhinduka. Ntabwo ibyiza bikorwa n'abazungu. No. Iyerekwa se n'abazungu bariza ko ari iyerekwa ari Pastor John Imana yarihaye. Ni iyerekwa ni iryacu. Ibi bintu ni ibyacu. Cyangwa ko uzadufasha nago tumwanze, azaza ashyigikira ibyo twebwe turi kugira ute. Ahazava hose azaza ari gushyigikira ibyo turi kugira ute turi gukora. Rero iri ni itoro ryanjye n'umuryango wanjye, ngomba kuba ngore bwira mugenzo ngo numwaka ko ngore bandebereho. Bimwibutse. Uyu ni umwaka ko ngore bandebereho. Mu byo tugomba gukora bakatureberaho, n'ubutunzi bwacu bugomba gukorera iki Imana. Ese ngiye gutura Imana, nyitura iby'agaciro natekerejeho, nubaha gutanga icyacumi, nubaha gufasha abandi, nubaha gusura abarwayi, cyangwa negereje ko babigira gahunda bansunika nago umwaka wo gusunikwa. Ni umwaka wo gukora ibyiza, Imana ikatwitura neza yayo. Haleluya. Ku ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ababikora babikunze abo niba Imana igororera. Uyu ni umwaka wo gukiranuka mu butunzi bwacu. Nanone ariko uyu ni umwaka wuko mu kazi ka buri munsi dukora dusabwa nanone aho kuba bangore bandebereho. Icya gatatu tugomba gukiranuka nuko mu kazi ka buri munsi dukora, uri mwarimu, uri umucuruzi, uri umuhinzi, icyo ukora cyose naho ugomba kuba ngore bagira ute bandebereho. Niba uri gucuruza ara mu isoko rya Mahoko, kiranuka, curuza. Haleluya. Wibeshya ariko kiranuka, curuza. Niba abandi bacuruzi bajya gucuruza, hari ahantu ugera muri botike wasaba ikintu ukabona umuntu ibere muri telefone, ntiyari yanakureba, ntiyanavuga, yibere muri telefone. Niba wagiye gucuruza, bagiye gucuruza, curuza pe, abakiriya ubashake, ariko wibeshya ngo nabiranguye atari waranguye. Ibyo kubijyamo biki? Shishikariza abakiriya kukugurira. Haleluya. Niba ugiye guhinga, reka nuhinga uhinge ku buryo bazaba bati niba mukene umuhinzi mwiza udasiba uhinga neza, nyira runaka se runaka ndamubarangira ni umukristo akora neza niyiba. Ni umwaka kugira ngo tube bangore bandeho mu kazi kacu ka buri munsi. Niba hari ikintu tutagira no muri harvest, ntabwo no muri harvest tugira gahunda yo kubwira abantu ngo nibasenge. Tugira gahunda yo kuvuga ngo hari igihe cyo gusenga, hari igihe cyo kugira ute cyo gukora. Byose birakorwa. Hari igihe cyo gusenga Imana, hari igihe cyo gukora. Niyo mpamvu na gahunda zose dukora turwana no kugerageza kubahiriza iki igihe.
kugira ngo igihe cyo gusenga tucyubahirize. Usenga Imana ariko ujye no hehe? No mu kazi. Ariko nanone witwarwa n'akazi gusanga ube mu kazi ntugire n'umwanya wo kubana n'iki? N'Imana. Byose bikorwe neza kandi muki? Muri gahunda. Twashyizeho niba ture bamwe barati wewe tuzinduka tujya ku kazi dushyira amaterano nimugoroba kwa ngo nuvuye ku kazi n'abagira ute? Abo ntarasengera. Ibyo byose imiryango fatizo n'ahandi birahari, ariko wiba umuntu utari Nkorebandebereho. No mu kazi rero dukora harahanze. Niba uri mwarimu wigisha, wibuzana amagambo, wibuzana amatiku, hagore kuba umwarimu w'intangarugero. Turevuza kubona buri mwaka niba bari guhemba abarimu mu bigo wo muri Harvest ari hehe? Abagaragaremo. Iryo niyo shaka dushaka, kuko abaye Nkore bagira ute? Bandebe no mu kazi kawe. Nukora ko kazi kawe neza, ni uzunguka, numara kunguka ubone n'ibyo ujyana gukora ku murimo w'iki? W'Imana. Ubu Kristo nyabo, Kristo bwigisha abantu gukora. Bwabo babwira ngo biri kunagana, ngo irabimanuye, ngo birashe, ngo tegereza. Ubwo nubuyobe bivuye he? Ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora no kurya nakagira ute? Ntakarye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Reka babwire, Imana izahumugisha ibyo turi gukora. Bibe bike, bibe byinshi. Akazi uri gukora kari kose wigasuzugura, ngo nako mu rugo, ngo nako kumesa, ngo nako gukoropa. Akazi ni akazi, gafa kuba gatunga urugo rwawe. Niyo mpamvu njye mbabwira ngo umukire, definition y'umukire ni iki? Ni umuntu utunzwe n'imirimo y'amaboko ye. Igisobanuro cy'umukire ni umuntu utunzwe n'imirimo y'amaboko ye. Ntabwo ari umuntu utunzwe no gusabiriza, ntabwo ari umuntu utunzwe no kubeshya, n'ubusambanyi, ubujura, guteka umutwe. Hoya, ni umuntu utunzwe n'imirimo y'amaboko ye. Haleluya. Imana idushoboze ngo uyu mwaka tube ba Nkorebandebereho nka Gideyoni. Haleluya. Zirikana ko uyu ni umwaka Imana yiteguye gukomeza kudukoresha ibihambaye kurushaho. Tuba ba Nkorebandebereho nka Gideyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, yiteguye kutugwiriza gukomera, ikatwubahisha. Haleluya. Ariko kwa ngo ibyo bibe biradusaba yuko habaho yuko amagambo yacu avuga kurenza iki? Ibikorwa byacu bivuga kurenza amagambo. Dusaba abandi gukora ibyo natwe turi kugira ute? Turi gukora. Tuba intangarugero mu byo tuvuga no mu ngeso zacu nziza. Ikindi tugakiranuka, tukarangwa n'urukundo, tukarangwa no gukiranuka muri byose. Muri mwe tubonye tugomba gukiranuka nk'abasaruzi, nuko tugomba gukiranuka mu kwitabira gahunda zose z'itorero, kandi n'impano zacu Imana yaduhaye tukazikoresha ku murimo w'iki? Uri umunyarugwiro, uri umuririmbyi, uri iki? Imana yatanze ni nyinshi kugira ubuntu. Ibyo mpano zose zigomba gukora. Hari abakora muri media, impano yose Imana yaguhaye wibakaregera mu itorero yikoresha. Twabonye ko ubutunzi bwacu bugomba kujya ku murimo w'iki? W'Imana, bugakorera Imana. Twabonye ko nanone mu kazi dukora tutagomba kugafata nk'akazi gasanzwe, kuko ijambo twararyize turi kwiga igitabo cy'Abakolosayi, ko twabonye ko tugomba gukora dukorera data wa hehe? Wo mu ijuru, we mukoresha mukuru. Bano bakoresha mu isi tugomba kubabona, tukabona ko bahagarire Kristo, uwo dukorane Kristo, tugakora neza twe dukiranuka, ingorano zacu zizabanyisha. Haleluya. Imana igugisha, Imana igushoboze kugira ngo uyu mwaka ubashe kuba Nkorebandebereho nka Gideyoni. Mwami, turagushimye kuri Imana nziza. Tugushime kubwira ijambo ryawe, wandikishe kwa ngo ridukomeze, ridushoboze. Reka rero ukomeze utwagure mu buntu n'imbabazi zawe, kugira ngo uyu mwaka Mwami uzakomeze kudukoresha ibihambaye kurushaho. Uzadushoboze kuba ba Nkorebandebereho nka Gideyoni, kuko Mwami uri witeguye kutwubahisha, witeguye kudusubiza agaciro, witeguye kudukomereza gukomera. Niyo mpamvu natwe duhagaze dushikamye, ntabwo badufite. Turakwizeye kujya gukora ibihambaye kurushaho, turakwizeye kujya kudushoboza, abarwayi ukabakiza, abashomeri ukabaha akazi, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Reka icyubahiro n'ubuntu bibe byawe iteka ryose. Tugiye kukubahisha ubutunzi waduhaye, dutanga amaturo y'umutima ukunze na 1/10. Reka Mwami dusabire umugisha abatanga bose, kugira ngo umugisha wawe ube kuri bo. Igihe dutura Mwami, tugutura iby'agaciro, ubutunzi bwacu bugukorere, impano zacu zigukorere, presence yawe ibe muri twe no mu byacu n'abacu, none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Hallelujah.